Ninde uzatabara aba bana b'abarundi mu mashyamba ya Kongo? Muzabantu bapfuye ukuntu bangana Ni benshi cyane. hapfuye abantu benshi cyane ntibazatsinda urugamba kuko nago ntago bishoboka n'ababizi barabizi ntago bazatsinda urugamba iyo nimba tuzatsinda urugamba bakaba batagumana kumanika amaboko bazicwa ko n'undi bamaze kwicwa ni benshi. Bitaro by'u Burundi mu byemere ntimubyemere ayo by'abasivile n'ibya gisirikare ubu nta bitaro by'abasivile bigihari ibyuzuye inkomere z'abasirikare ba Burundi. Umuvugizi niwe wavuze ngo ari gupfa imbonera kure ariko baza kugira ngo avuge icyo kintu ngo abari gupfa cyane nimbonera kure ngo zidafite umutozo uhagije ngo nukurinda Uvira ngarabizi neza ko ngo umwanzi azaturuka iminembwe aza gufata Uvira. Bose mu 23 ni nko kurasi ntari ryamye ubundi intare yo ryamye rwose ituje wana waye nta kigutwara ariko yigabye igitero ntago 23 ikunda kurwana urugamba ruri offensive. Hari abasirikare bagaragaye bari guhunga bacaza Kavimvira umupaka Kavimvira akaba rero mpamvu rero bamwe muri bo bamaze gufata initiative yo kugenda bakwiye porogamba kuko bamaze kumenya ko nubundi niyeje bakaguma hariya bazabatwikira mu Uvira. Bavuga ko nk'intwaro imwe nini cyane bayerekeje mu Uvira indi ikiri kureba Bujumbura. Bose mbizi ntago nabishyiraho kuri Makenga yego ntago nabihagarara undangira byumva uko nguko ariko abonzi ibyo nzi nta mpagaze 100%. Ubu turi gukora iki kiganiro drone ngiri kuzenguruka itembera bavuga ko n'abarundi bamentioninze muri aya makuru bavuga ko bagomba gutera Minembwe. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Aho nabonye ngo abasore bimbonera kure zi Burundi nyuma yuko zarimo zifatanya na Wazalendo na FARDC intare za Sarambwe zabokejeho umuriro abasore ba Neva bitewe nuko batamenyereye amashyamba ya Kongo bisanze bamaze kugotwa kubera kubura icyerekezo. Atari ko se bisoza bivuga ngo ninde uzatabara aba bana b'abarundi mu mashyamba ya Kongo? Impamvu nari nibeshye ni mushuti wawe yego. Maybe sinzi niba twahera ku byabereye mu bice bya za Mikenke. Sinzi niba twahera ku byabereye mu bice za Mikenke cyangwa se kugaruka muri Uvira. Yego. Hanyuma kuvuga ngo ninde uzatabara abarundi baje ahangaha urashobora ngo ndabazanye hoya sicyo ngiye kuvuga. Yego. Kuzanwa bazanwe ni imashini ni babagize imashini kubera ko twese tuzi ubwenge tuzi biri kubera ahangaha. Hanyuma bataka umunsi ku munsi batakaza inyeshyamba bazirasa. Hanyuma se abanyamurenge bishwe mu gitondo amagana indege ikaza ya drone ikabarasa saa 8 z'ijoro. Yego. Muzabantu bapfuye ukuntu bangana ni benshi cyane hapfuye abantu benshi. Hanyuma rero kuvuga ngo abazabatabara nta bazabatabara ngo bazatabarwa nuko bazajya bamurika amaboko bakajya mu 23. Yego. Kuko gusubira mu Burundi ntibishoboka. Ntago bishoboka no matter what iyo ntago bishoboka. So rero ikintu cyo gihari cyane ntibazatsinda urugamba kuko nago ntago bishoboka n'ababizi barabizi ntago bazatsinda urugamba. Iyo nimba tuzatsinda urugamba bakaba batagumana kumanika amaboko bazicwa ko n'undi bamaze kwicwa ni benshi. So barambwira ngo reinforcement zimaze imisi zikorwa hako gasi ubundi umugira ngo hakorwa reinforcement byagenze bite? Reka tureke kwita reinforcement Twitter replacement reka tubyita gutyo kuko bazana ingabo izari zananiwe
Yego. mande magambo ntago ari ukuntu kundi ziba zapfuye. Hanyuma mwe muko mutanabizi ibitaro by'u Burundi mu byemere ntimubyemere ayo by'abasivile n'ibya gisirikare ubu nta bitaro by'abasivile bigihari. Ibyuzuye inkomere z'abasirikare ba Burundi, inkomere z'abasirikare. Amakuru ufite nuko bari kujya bagera n'undi babayemera mu bapfuye. Rero hari gupfi none ejo bundi umuvugizi niwe wavuze ngo ari gupfa imbonera kure, ariko baza kugira ngo avuge icyo kintu ngo abari gupfa cyane nimbonera kure ngo zidafite umwitozo uhagije. Ibyo duho tubabwira buri munsi. Yego. Kandi ati ejo bundi nabonye mu Burundi bangaje nyine kuko igisirikare cyangaje. Nteye imboni mbona abana barimo ni batope, mbona bari kubirukansa nta nubwo ari benshi cyane. Bita mbona ko bari kubatwara za ruyigi hariya bakamazamo byuze ibyumweru 2 cyangwa 3 bapakira imodoka kuri front line. Yego. Turambwira ngo urugamba ahubwo bazapfa mpaka bashire. So nibyo ngibyo rero nta kutabarwa nta kundi bazatabarwa n'Imana cyangwa se batabarwa nuko uretse ko byaranatangiye kujya bamanika amaboko bakajya muri force ya 23. Yeah. Hanyuma se ukabona hari ikintu nagiye kutubwira cya Uvira. Ejo bundi naho zinumva baratuza generale yego avuga ko ngo impamvu reka nze mbirebe neza ariko yashaka kugaragaza ko impamvu kuba bari minembwe bwo bababeshyera batabica ari nko kugota Uvira ngo bitewe ndaje mbirebe neza rwose kugira ngo nze mbigarukeho ngo no kurinda umwanzi ngo no kurinda Uvira ngarabizi neza ko ngo umwanzi azaturuka iminembwe aza gufata Uvira. Yego. Ngo byose rero ngo impamvu bafunga ngo hari iminembwe ngo no kugira umwanzi atavayo. Ndashaka ngo bitandukanye. Yego. Ngo bitandukanye n'umwanzi. Ngo bitandukanye n'umwanzi. Umwanzi no wowe. Umwanzi no wowe. Yango kino kintu bacyumve neza cyane. Ubundi hari ukuntu twese turabizi uko urugamba rwagiye ruhera muri za Nord Kivu. Yego. Ubundi ya 23 wayishotoraga. Ubundi ni nko kurasa 23 ni nko kurasa intare ryamye. Ubundi intare yo ryamye rwose ituje wana nta kigutwara. Ariko yigabye igitero ntago 23 ikunda kurwana urugamba ruri offensive. Urugamba ruri offensive irwana ishaka gukonkiyaringa cyangwa se igukurikiye. Yo ubu ni kirwana urugamba ruri defensive. Ubu ngo isigaye irwana ruri offensive kubera ko irataka kuko ikurekeye aho waruri nejo wayirasa. Ikora igishoboka cyose kugira ngo igukura ahantu uri ikugeze kure cyane. Hanyuma kano kanya rero ibyo bari kwivugisha mfite amakuru yuko nabo ubwo bafite akoreramo bafite ubwoba bwinshi cyane umujyi wa Uvira n'umukangaratete. Amakuru akabwira ko mu gitondo hari abasirikare bagaragaye bari guhunga baca za Kavimvira umupaka Kavimvira. Iri kurenga umupaka Kavimvira usa n'uri gusubira iyo ngiyo. Kandi njye nkunda kuvuga ngo gupfa none napfejo. Icyo kintu bakoresha. So rero ubwoba babubwiwe n'iki? N'amahanga nabo bamenya amakuru yuko intare za Sarambwe ziri gukusanya ingabo ndetse bahawe na order kisaha iyo ariyo yose bagomba kwata ku mujyi wa Uvira mu gihe babategereza itegeko rituruka ibukuru. None namaze kumenya ko aba gasirikare nabo bamaze kugira ubutasi bukomeye bari kujya bamenya amakuru menshi y'ibi gupangirwa mu za Sarambwe. Yego. Akaba rero mpamvu rero bamwe muri bo abarundi bakaba bamaze kumenya ayo makuru y'unyene. Akaba rero mpamvu rero bamwe muri bo bamaze gufata initiative yo kugenda bakwiye porogamba kuko bamaze kumenya ko nubundi niyeje bakaguma hariya bazabatwikira mu Uvira. Yego. Ikindi hari intwaro ziri ngaha ngira n'ubushize twayivuze aho ziri ntwaro zihamaze iminsi ziri ku musozi wa Mungwengwe na gace kari hejuru gato cyane ya Kiriba. Yego. na Kawezi. Nakandi gace kari hejuru gato cyane ya Kawezi bita Tema. Aha ni intwaro bazishyize ari zerekera Bujumbura nizerekera hano Uvira. Yego. Amakuru bavuga ko intwaro imwe nini cyane bayerekeje mu Uvira indi ikiri kureba Bujumbura. Amakuru bavuga ko rero ngo bamwe bari buza guturuka muri biriya bice bya Zanzibira ndetse abandi bakamanuka muri no misozi bakerekeza Uvira. Yego. Rero amakuru avuga ko aba basore b'u Burundi aba basoda bamwe muri bo bamenya amakuru ngo bari kuryamira amajanja basohokamo hariya bagenda bakwepa. Tindi ibyo ngo mutayimbishije. Yego. Nibyo rero nibyo.
wowe ukaba ubona se izi ngabo z'u Burundi cyane ko nkunda kubona bavuga bati rwose twebwe turiteguye tumeze neza nta kibazo dufite, njya mbona bavuga ngo barya bakarabye, ukabona zishobora guhunga Uvira nta kibazo bafite. Turabizi ko bafite ikibazo ndetse kirakomeye cyane kubera ko abakomanda bari ingenzi bari bayobora urugamba barishwe. Yego, bibutse ko Makenga afite plan B na plan C ari gukoresha muri urugamba. Plan A ntiravaho ariko izi plan none ziri gukorera icyarimwe. yego, Kurasa abakomanda bayobora urugamba kubera ko banze kumva. yego, Ntago bitaye rero, kandi ibingibi byabaye nyuma y'uko ejo bundi byabereye Minembwe, nyuma y'uko twirwanaho na AFC babaga by'igitero cyo kurikana cyo kutwika byabirindiro byose. Hanyuma aba FDLR n'ingabo z'u Burundi zabona ko baraburije bagahita bahindura imitutu n'amabombe bakakwita mu baturage. Rero AFC igira umujinya ihita ivuga ati abari bayoboye urugamba bose mugomba kubashyira hasi. Rero mu by'ukuri abakomanda benshi buriya barapfuye, ngira ngo umaze iminsi ubona ko hari n'abajenerali barashwe. yego, None zimwe mudukurikiye muzi kugira ngo umuntu agere kuri generali abantu aba yaciye ukuntu bangana, bivuze ngo aba yararitse benshi cyane. So rero nta rindi tarukiro ndetse nta n'ukundi tunabwira abantu ko igihe cyo cyose isa ari yose mushobora kujya kumva mukumva ko Uvira yavuye mu nzira cyangwa se Uvira yatatswe. Isasu rya mbere ni rw'umujyi wa Uvira, mumenye ko nta garuro nta no gusubira inyuma. yego. Hanyuma nkibaza ingabo z'u Burundi nazo ntekereza ko bose mumvana amabanga, ahubwo mu gihe cyatambutse ntago ari mu kwezi kumwe cyangwa abiri twigeze kubigarukaho aho mama 23 yari yinjiye mu koranabuhanga ryabo. None uyu munsi twakibaza ngo ese abarundi nabo batangiye kugera kuri ayo makuru nk'uko mama 23 mu bihe byahise nayo binjiraga mu makuru. Ese none ko ahubwo ari bw'intambara yabigiye guhindura isura neso abarundi nabwo tuvuga abarundi nabo ni abasirikare batojwe. Yego, ndabyemera. Kandi nkwibutse ko nimba abasirikare batojwe, nkwibutse neza ko yego hari abandi basirikare b'abarundi mama 23 bite. None se nubwo tuye tuvuga gutyo kugira ngo bo ntibagenda bakitangisha bakimanikisha amaboko nawe bagera inkamaniko, wenda ashobora kugeramo ntagire ubushobozi bwo kuba yarasajya yagira gute, ariko nta buryo bwo gutanga amakuru. Ibyo birashoboka cyane 100%. Ubu tuvugana Burundi nabwo busigaye bufite abatasi bari ku rwego hejuru cyane. Ndabyemera. So rero kuvuga ngo intambara yafashe urundi rwego, ubwo byagenda kose nyine ufite ubutasi buri hejuru aratsinda, kuko intambara nta makuru buriye. Intambara nta makuru imwe muri apati y'urugamba yo gutsinda urugamba, kuko ufite amakuru ahagije. So rero kuvuga ngo baba barabagezemo cyangwa se amakuru bayakura hoya, amakuru ntibayabura 100% kuko mu 23 ibitsi ingabo z'u Burundi nyinshi. Kandi muri izo ngabo ntihaburamo snitch cyangwa se haburamo wagiye mu kazi. Yego, wenda ushobora kutabona amakuru ahagije ariko yo barayabona cyane. So rero barayabona 100%. Yego. Hanyuma mu makuru ngenda numva ngo mu matwi ushobora kuba nayo warayumvishe, nuko numvise ko umugabo witwa Makenga, General Makenga, uhari uburyo kibumwe cyangwa se ubundi aganira n'uyu mugabo witwa Ndayishimiye Never. Yego, semizi byagorana wenda ariko ubonze ushobora kuba baganira n'aba general bambuka ari babi. Yego, ariko kuri Never bwo simbizi, ntago nabishyiraho kuri Makenga. Yego, ntago nabihagararaho ndangira byumva uko nguko, ariko abonze ibyo nzi nta mpagaze 100%. Ni bya Premier Ngabo. Kandi ikindi cya kabiri nubitse ko nanjye ubwanjye nibwa Ndayishimiye nanjye naramuhamagaye. Yaritaba. Rero buri muntu wese yamuhamagara yatanze nimero. Oya, ariko Bertrand yayigize kubivugaho abikomozaho avuga ko ngo yigize kujya i Burundi, avuga ko hari ibiganiro yagiranye na Nevo, sibyo se? Yarabyivugiye. Hagiye komite ntaramenya ariko. Yego, niba rero aragiye ko yavugana na Makenga ngiye ndumva erega biranashoboka, kuko mu makuru ansumira nuko ngamubwira ati ibintu byo gukomeza ohereza ingabo ngo zije kwica ubwoko bw'Imurenge, ati ibyo bintu bihagarike. Ariko ntiyaciye na kabiri, nta n'icyumweru cyashize tujya kumva twumva ko bohereje abandi basirikare mu Minembwe. None urabona ha mugani ko ajya avuga ngo hari igihe umuntu urwishigisha yararusoma. Urabona bizarangira bite? Icyo gihe yari yamubwiye ko
bagiye gufata umujyi wa Uvira ntaze kumwitambika. Yego. Yambwiye agiye gufata umujyi wa Uvira, niba agiye gufata umujyi wa Uvira ntamwitambike ko naramuka yitambitse ibizaba ku gihugu cy'u Burundi azabyirengera. Yego. Undi nawe aramubwira ati rero nimba mushaka ko ntabitambika mwitandukanye n'ingabo z'u Rwanda. Nyine n'ubundi twese turabizi ko ari icyo ahora avuga buri gihe ariko siko kuri. Undi aramubwira ati rero ingabo z'u Rwanda ntabwo tuzizi, ntazo duhura nazo, twe ntabwo turi RDF. Undi aramubwira ati rero nyine yaranabyanze, buri mwanya magambo yarabyanze. Sinjya ngo ibyo ngibyo nyine byabaye kuvuga ngo rero ngo bizarangira bite. Ahangaha ikintu kizarangira ingabo zitsinzwe n'urusasu ruzarangira. Kandi intambara rwose iyo rwose izarangira ngaho mu mujyi wa Uvira. Urugamba ruzarangira Uvira nimara kuva mu nzira. So mujyi munini muri Sud Kivu. Yego. Ariko nanone bavuga ko kuwufata bitaba ari navuga ingirakamaro cyane kuri 23 kuko ngo si umujyi uri importa cyane kuri bo. Ariko abarundi bakavuga bati gute muvuga ko atari importa kandi yarananiwe kuba yayifata. Bo babifata nkaho 23 yananiwe gufata uyu mujyi. Agare importa. Inavuga ko atari importa. Mubyo twumva. Umujyi wa Goma ngubu ntabwo ari importa kuri 23. Ariko hatekereza ko impamvu umara numva bavuga ko ari naho haturuka ibitero. Yego. Abantu bavuga rero ngo umujyi ngo Uvira ngo ntabwo ari importa kuri 23 ikajya mu misozi za Shabona ngo niyo importa na Nzibira. Gutita importa kandi ariho hantu hari amuri hanategurirwa ibitero bijya kwataka mu Rwanda. Yego. Ni importa cyane kuko udafashwe nabo bagumiye mu misozi. Bagumye bahurize ingabo icya mbere. Umujyi wa Uvira ni inzira ikura ingabo mu Burundi izinjiza mu misozi z'iminembwe. Mu misozi iminembwe Shabunda ndetse n'ahandi. Kavimvira na za Gatumba hariya. Umujyi wa Uvira ni umujyi ubu tuvugana ukiri mwaduye nyinshi. FDL zituruka i Burundi. Yego. Zanzibira ndetse za Kibira ndetse n'ahandi. Umujyi wa Uvira kuba bawufite nabo bikomanga mu gatuza bakavuga ko nta cyombetura irakora ndetse banayifite. Yego. So numvuga ngo ntago ari Tereze Importa. Umujyi bamaze iminsi bazenguruka ngo bawinjiremo ku buryo batangeje abaturage nkuko binjije mu mujyi bafashe binjije mu mujyi wa Goma. Ni Importa ndetse cyane. Kuko bamaze iminsi bawigaho bari mu misozi bari kupangira ama-X yabaye menshi, ama-equation yabaye menshi kugira ngo bawinjire ngo ntago ari Importa. Umuntu wasenguye gutyo nawe rwose ari hasi. Ariko nanasoza kuri iyi ngingo ati ubu tuvugana drone iri kuzenguruka mu Minembwe. Ati kandi abarundi ngo bafite umugambi uvuga ko bashobora gutera uyu munsi bose gukora aya makuru. Ati ushobora kwibaza ahundi niki bashaka kuri abaturage b'Iminembwe. Ubu turi gukora iki kiganiro drone iri kuzenguruka itembera bavuga ko abarundi bamentioninze muri aya makuru bavuga ko bagomba gutera Minembwe. Kugira ngo umve nyine urwego ki ndayishimiye niba bivugwa ko kari ukuri bishobora nawe ko bitaba ari navuga amahitamo meza. Hari ikintu cy'amara ntagomba kumenya Minembwe mbere na mbere abeshya avuga ko ariho ritabariri. Yego. Icyo ni icyambere. Ni nayo mpamvu niyo bamubajije ikiri gukora muri Kongo avuga ko ari guhiga ritabara. Yego. Ariko twese turabizi ko atari ritabara. Kabiri iyo ndege uvuga iri muri Minembwe cyangwa se no kurasa uri kuvuga mu Minembwe arayishaka hiki. Uribuka ko nakubwiye ko umasezerano y'ibanga basinye ko Minembwe nyine nagomba kuzayimuhereza mu gihe yirukanye 23 gatatu. Amakuru mfite atari ivumbi ya nyayo arambwira ko Neva ashaka kwagurira nawe igihugu cyahariye gukonkera biriya bice byose. Yes. Nono bikavuga ko 23 imubangamira ariyo mpamvu ayirasanga yikuremo hariya afate kandi twese turabizi niyo gahunda ihari. Yego. 23 turayo bikavuga ati ntago muhadufatana. Gatatu bari guforsa Minembwe kuko itaragira imbaraga nyinshi za FM23 ngo baye bayikonkereza hakiri kare. Yego. Niyo mpamvu bari kwica abaturage batitaye. Utuvugana bisha abaturage benshi Minembwe. Iyo drone yaraketse n'imbigarutse mu kanya ariko yakoze massacre nge ngita massacre yaje mu ijoro ibaza nayo yaza abantu baryamye ubundi ariko mango byuze bakanayibona bari ukuntu bikavaringa. Yego. Ariko yaje mu ijoro
ibi byose ibikora rero wumve Kinshasa ndetse na Neva ahantu mbonera ko ari abantu batari beza ari babi cyane nukuntu batita ku nyungu z'abaturage birwa babishisi yose ngo bita ku nyungu z'abaturage kandi ahubwo navuga ko nyine babica babamenasa kubwira umunyamurenge ngo ntago ari umukongomani yego kubwira umunyamurenge ngo ntago ari umukongomani ngo naji wabo byonyine urugamba ruri kubera Minembwe rugaragaza ko Bujumbura ikeneye birabice yego bigaragaza ko Bujumbura ikeneye birabice so rero nibyo ngibyo izo drone zarashe hariya cyete niba zaba zigarutse ariko icyo bashaka nubwo urumva ko bari kurasa bavuga ngo umwanzi garaturuka Minembwe yego ikihari cyo nta kindi nyine nuko bashaka birabice kandi biragoye ko baza kuba babifata yego kubera ko twirwana na 23 bari tayari cyane reka dukomeze muri update zikurikira. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.